murakoze cyane nitwa Joel ndi umunyamakuru ku Iyobokamana TV na Iyobokamana.rw. Ikibazo cyanjye ni ikibazo kimaze iyi minsi nyuma cyane nyuma ya Pasika kiri gusakuza mu itangazamakuru ndetse no mu bakristo mu buryo butandukanye. Nta handi twakura kuri uretse imbere y'ubuyobozi bukuru bw'itorero. Hari kuwa gatandatu tariki ya 16 bucya Pasika iri bube ubwo korara amahoro ya Adepr yari yateguye igiterane kivuga butumwa, maze umuvuga butumwa witwa Reverend Masumbuko Joshua bari batumiye ubwo yagiraga mu rusengero arakirwa asuhuza abantu bisanzwe, maze igihe cyo kubwiriza kigeze ntiyabwiriza. Ibyo bintu byatumye havugwa ibintu byinshi bitandukanye, abanyetorero ndetse n'itangazamakuru ribyibazaho kubera icyo atabwirije. Bamwe bati yarahagaritswe, abandi babivuga mu buryo butandukanye. Turashaka yuko muduha ukuri ku cyatumye Reverend Masumbuko Joshua atabasha kubwiriza. Ikibazo n'ubundi mbaza kirasa n'icyo ariko ntabwo bihuye cyane. Ni ikibazo kijyanye n'umushumba witwa Pastor Zigirinshuti Michel. Abakristo b'igasave bamenye ko dukorana ikiganiro n'ubuyobozi bukuru bwa Adepr, badutumye ngo tubabarize. Amezi 3 yahawe y'igihano yararangiye, ariko n'ubundi ntibamubonye, ndetse ngo bakabona amakuru avuga yuko ashobora kuba hari amakosa yakoze atuma ibihano yongererwa ibindi byatumye yamburwa inshingano yo gukomeza kuba umushumba hari y'Igasave. Ibyo bintu mwagira icyo mubitubwiraho? Murakoze cyane. Urakoze cyane. Ubusanzwe Adepr byibuze buri cyumweru haba hari abantu 3,131 bari bubwirize, ukongeraho abaza kwigisha muri École de Dimanche, ukongeraho ubwo ni batoriza buri cyumweru abigisha, ukongera abaza kwigisha muri za sepu, urumva n'abantu barenga 12,000, ukongeraho amakorari bamaze kujya mu 7,000 aza kubwiriza, ukongeraho ndashaka kweka umurimo w'ivuga butumwa ukorerwa mu itorero ndetse no kwitorera ikora, ukongeraho abahanuzi bose inzu umubare wabo nabo bari bahanura mu cyumba, bahanura mu rusengero, bahanurira hehe. Ariko ibyo byose bikagira umuyobozi nyine, umuyobozi w'itorero. Hari icyo twabaza n'icyo tutabaza. Icyo twabaza ni igihe muri ayo materaniro akwiye kuba yose habuzemo umuvuga butumwa, kuko inshingano itorero ifite nuko aboneka umuvuga butumwa. Ikindi cya kabiri, nk'umushumba paruwasi we yabazwa, kuko niwe uri mu nshingano zabyo, ari niyo mpamvu akurikirana ibibera mu matorero yose. Ni mu gihe inyigisho zabaye ari inyigisho z'ubuyobe, zitari zo z'ubuyobe, cyangwa se ubuhanuzi bwabaye, ari nayo mpamvu afite inshingano zo kumenya iby'abigisha, iby'abaririmbyi, iby'ubuhanuzi, kubera ko iyo abantu bayobye bavuye mu nzira arabibazwa. Rero icyo ni ikintu abantu bakwiye kubanza kumva ibijyanye n'uyu murimo, kuko iyo abantu batubyumvise gutyo usanga abantu bibaza icyo badakwiye kwibaza. Kubera ko nanjye maze kubyumva, ubusanzwe ibintu byabaye mbona raporo wumva maze kubyumva, mbona raporo ko n'izindi zitandukanye arabagiye guhanura bakababuza ko bahanura, batangiye no guhanura mu rusengero, ari abari bari kwigisha, ibyo biba byabaye ahantu hatandukanye mu gihugu, kandi ni inshingano nyine zaba abayobozi. Ahubwo ikibazo ni uburyo umuntu abasha kwibaza ngo kuki umuntu atabwirije. Iyo si inshingano ye, ntabwo ari inshingano yo kubyibaza kuki atabwirije. Kimwe na wa wundi wari ugiye guhanura, kimwe na wa wundi na ya korari, kuko ibyabaye muri icyo cyumweru uvuze birenze icyo ngicyo uvuze. Hari inshingano z'abayobozi kandi bafite inshingano z'uburyo babikora. None ikibazo rero cyaba ahubwo umuntu kubaza ngo kuki yabwirije. Ni nka kwa kuno kubaza ngo kuki korari uyu munsi atari yaririmbye iriya. Nabonyemo hano n'abayoboye korari, uburyo umuntu yashobora kuza no ku rusengero ugasanga korari yambwiye ati umunsi ntabwo uza kuririmba, kuko ibyo ngibyo ni byiza kumva inzego zikora ibintu n'uburyo zibikora, kuko zifite izo nshingano nyine zo kubikora. Ahubwo ikibazo kiba
iyo umuntu atangiye kukibaza nkumva n'umuntu niba ari igiterane kiri kubera ku Muhima cyangwa kiri kubera Bunyanaka, harimo umuntu wari ugiye guhanura bakamwatoya, umuyobozi ashobora kuvuga ati ndabona ubuhanuzi budakwiye muri ino teraniro akabivuga. Ibyo bifite uburenganzira, abasha kubikora. Rero ni byiza ubwo ko abantu bamenya iyo mikorere y'itorero iri mu bintu byatumye itorero rikundwa. Ahubwo ikibi ni uburyo abantu barenga imbago zabo ukajya kubaza icyo utagukwiye kuba ubaza. Rero numva ikibazo si icyo ngicyo, ahubwo ni byiza ko abantu barushaho kumva za nzego n'aya mikorere yazo. Ntabwo pasiteri niba yavuze ngo uyu habwiriza uyu ntihabwiriza uyu, niba yabivuze, ntabwo rwose dufite inshingano zo kubaza ati kuri icyo ngicyo atagubwiriza, kuko ibyo ntabwo biri mu nshingano z'abantu bose kuba niya bihinduye aza gutanga amatangazo ngo binda bihinduye kubera iyi mpamvu. Ntabwo afite izo nshingano. Ntabwo rero dushaka gufata pastori tumushyire mu buzima bw'uko n'umuntu abona bati iriya korari hazayirimbiye izasimburane n'iyi, tumubwira atari kukwiye kubanza gutangaza impamvu, ariko ibyo ngibyo bifite mu burenganzira. Rero ntabwo ari ngombwa ko abantu bavuga ngo kubera iki Rwamagana uyu muntu yaragiye kuririmba, kubera iki hari nibature umwigisha wari muri nibature turasanga haje undi atari uhari. Ibyo ngibyo ahubwo ikibazo wari uhari nibature yabaye ntibigisha. Kuri icyo dutegereje ni umusaruro w'ivugabutumwa. Umuntu waje yaje kumva ubutumwa bwiza, ni ubwande, ni ubwa Kristo. Ese iteraniro ryabaye ntibwavugwa? Niba bwavuzwe, niba abantu bakiriye Yesu muri wa musoro twabonye, icyo ni ikintu gikomeye abantu bakwiye kwishimira, kandi kurenza uko abantu batekereza ngo kubera iki kiriya kitagenza kuri. Ni byiza ko kugira ngo Adepr twiyubake ko abantu bava mu bintu bitari ibyabo. Abantu udasanga umuntu nkabona nk'umuntu ari nk'urubavu arambwira atari ko umuntu wari wibunyanaka wari ugiye gusenga kuki atari usenze. Ubu se ko irubavu hari iteraniro rifite na pasiteri waryo, iby'umushumba wa uri bweyeye watumye wavuze ngo ntihasenga uyu, ubigiyemo gute? Ibyo rero ni byiza ko abantu hari igihe abantu basha kubyumva bashingiye n'ahandi baba no mu bindi babamo, ariko abantu babikoze mu nshingano zabo, kandi babikoze mu buryo baba bakwiye kubikoramo. Ntabwo ari ngombwa ko uvuga ati ko kuki yabikoze kugira ngo itorero rijye aho rijya, no kugira ngo Adepr bimeze uko imeze, ni uko yiyubatse muri ubwo buryo. Rero dukeneye kwita cyane ku kubaha, kwita no kumva inzego z'itorero, kandi ikitari mu nshingano zawe wigifata nk'inshingano zawe. Ikindi ni uko nagihuza nyine n'iki Gasave, abakristo b'i Gasave ntabwo baremeye kuyoborwa na Michel, sibyo? Ku buryo babaza umuntu ati kuki umuntu atakira umushumba wacu, atakira umushumba handi Gasave, kuko bafite abashumba, bafite umushumba paruwasi, umushumba w'itorero barabafite. Rero ikintu umuntu wabaza ati kuki umuntu atakitubera umushumba, icyo gihe kireka uyu munsi itorero ridafite umushumba, icyo ryakora ryasaba umushumba. Ko ni byiza ko tucyumva muri ubwo buryo, kurenza uko twumva ko umukristo w'i Gasave yaba afite ikibazo bitewe n'uko Michel uyu munsi atari umushumba w'i Gasave. Murakoze cyane.